ibintu bitanu bishobora kukubera inzitizi bikaba byatuma utajya mu ijuru. Icya mbere, kwanga kwemera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ushobora gutekereza ko ari ibintu by'amadini cyangwa se ibindi bintu byo kubeshya, ariko reka mubwire, ijuru ryaremewe umuntu wemeye Kristo akamwakira akamwemera nk'umwami n'umukiza we. Ubu ngubu ni we uzabasha kuba ubonye itike yo kwinjira mu ijuru. Rero niba ariyo ntambwe ya mbere yo kuba umukristo ukaba warabyanze, bizakugora. Icya kabiri, gutuka Mwuka Wera. Icyo nicyo cyaha kitababarirwa nk'uko Bibiliya bivuga, abatari babizi. Gutuka Mwuka Wera ni icyaha kitababarirwa. Abantu benshi babyumva bitandukanye. Gutuka Mwuka Wera ni gute? Ni ukurinda upfa utemeye Yesu Kristo, nyine ugafunga, ukankoresha ijambo, ugafunga umutwe, ukavuga ati reka nyine ukabihakana, ukazarinda upfa ubihakana. Gatatu, kwibwira ko utazigera ukora icyaha nyuma y'uko ukijijwe. Bizagorana kubera ko hazabaho kugwa, nta n'umwe ibaho, hazabaho ko tugwa, ariko nyuma yo kugisha amarerero aho nubwo nagwa tuzongera mbyuke. Rero ushobora kwibwira ko utazongera kugwa, ukajya ukora udukosa tukirinda kwihana, kuko uzi ko nyine wakijijwe burundu nta kongera kwihana. Once saved always saved. Oya, ntabwo ariko bimeze. Pfukama hasi usaba imbabazi, wongera usubira mu baho. Naho ubundi bitisi. Icya kane, kutubaha Imana. Niba udakunda Imana, biragoye ko wakunda Imana utayubaha, kandi biragoye ko wakubaha Imana utayikunda. Kuko ijambo ry'Imana ngo erega kubaha biruta ibitambo. Bivuze ngo icyo wakora nubwo waba ukora imirimo myiza ute, ikintu cyose waba ukora cyiza ariko utubaha Imana, cyangwa se imirimo yose myiza waba ukora utubaha Imana, yose nta kibivuze. Ukazisanga ugeze mu ijoro ukaba bamwe muri ba bandi Yesu avuga ati ugende sinigeze kubamenya. Baravuze ngo twabibwe izina ryawe, twakoze ibi n'ibi, twafashije abantu, ariko kuko batigeze bubaha Imana bigeze bamenya. Rero kubaha Imana kuruta ibitambo byinshi watanga. Icya gatanu nacyo cya nyuma kandi kigora abantu, kwihugiraho aho kwihugira ku Mana. Kumva nyine uzajya mu ijoro mu buryo bwawe, ukumva uzirwanaho, ukavuga ati sinkeneye idini, sinkeneye kugira idini mbarizwamo, nta nyigisho nkeneye, ngenze neza, njye amahame yanjye azangiza mu ijoro. Biragoye cyane kuko abantu benshi ni ikosa ryinshi bakibwira ko bo ubwabo babyishoboza, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko twe dushobozwa byose na Kristo. Bivuze ngo tutamufite icyo twakora cyose ntibyakunda, kuko niwe wenyine nzira n'ukuri, kandi Yesu niwe wenyine twacamo ngo tugere ku Mana, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Utamufite rero ugashaka kwirwanaho, biragoye ko wazabona ijuru.